performance muri The Choice Award ubwo batangaga ibyo bihembo. So ushaka kwibaza tubundi kugira ngo byose bigereho bita Bwiza yaje kuba abifashwa nande. So kugira ngo byose bigereho bita Bwiza rero byatewe n'icyo bita impano ye afite, ubwiza afite, uburanga ndetse n'igikundiro kimugaragaraho ku bantu benshi. Dore yuko yakoze performance muri Choice Award murayisi yandi yabereye i Kigali mu Rwanda wo bita Bwiza yara performance ndetse abantu benshi basa kuba bavuga bati uyu mukobwa nyamara azaza kuba WhatsApp guys, WhatsApp people chop Ken komi Mr. Iranga bisanzwe bagenda mageza ibintu biri trend. This day ngiye kubagezaho amateka ubuzima butangaje ndetse na byinshi utamenye ku rugendo rwa muzika w'umukobwa wanyu na undi ko Bwiza emerance cyangwa se nushake umwite Bwiza. Bwiza yavutse mu 1999 ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani aza kuba avukira hano mu karere ka Muhanga, ariko abantu benshi ntago bari babizi. Ubita Bwiza emerance rero ni singer songwriter, ni performance mwiza cyane. Dore yuko ibijyanye n'imiziki byose byo gutangira byatangiye asinya mu yo bita kAZI music rap. Murayizi akaba ari rap yari igezweho mu Rwanda cyane, yafashaga abahanzi aho yari irimo n'abandi bahanzi ngo bita Ifumbi ndabo bose barizwaga muri kAZI music ndetse no bita Mico the best, ari nawe mu bantu bakiye bamufasha cyangwa se bamfata ukoko ubwo yaratangiye kugenda amenyekana mu Rwanda. So ubita kandi Bwiza emerance yagiye atwara amaward akomeye cyane mu Rwanda. Dore yuko yatwaye cyangwa se yagiye atwara ibihembo byinshi, amaze gutwara ibihembo bitatu bya East African Music nka best female artist of the year. Dore yuko ari mwe mu bigaragara yuko ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda gutwara inshuro 3. Dore yuko amaze imyaka igera kuri 4 muri industry ya music mu Rwanda. Usibye kandi kuba yaragiye muri ibyo bitaramo, yagiye akora za performance nyinshi zikomeye. Yakoze performance muri Choice Award murayisi yandi yabereye i Kigali mu Rwanda wo bita Bwiza yara performance ndetse abantu benshi basa kuba bavuga bati uyu mukobwa nyamara azaza kuba ageza impano ye cyangwa se talent ye cyangwa se music industry Rwanda ku rundi rwego. So bita Bwiza eminence kandi usibye kuba yara performance ndetse no kuba aririmba muri icyo gitaramo cya Choice Music, yagiye atwara ibindi bihembo bitandukanye. Yukaje kuba anakora performance muri The Choice Award ubwo batangaga ibyo bihembo. So ushaka kwibaza tubundi kugira ngo byose bigereho bita Bwiza yaje kuba abifashwa nande. So kugira ngo byose bigereho bita Bwiza rero byatewe n'icyo bita impano ye afite, ubwiza afite, uburanga ndetse n'igikundiro kimugaragaraho ku bantu benshi. Dore yuko hari n'abavuga yuko yaba afite abamufasha muri rusange. So byose rero bijya gutangira byahereye kuri album ya mbere yasohoye, ubwo album iriho indirimbo nyinshi cyane zitandukanye zikunzwe. Ni indirimbo niyo bita ahazaza warubizi, Niwe, Nobody, Wibeshya, Exchange, Rudasumbwa, Soja, iyo twicaranye ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zatumye abantu benshi bamumenya, abantu benshi bakurushaho kumukunda. So hari indirimbo yatumye abantu benshi bamuremenya rero, ni indirimbo bita Niwe, ni indirimbo yatumye so nk'umunyarwanda wese cyangwa se nk'umunyarwandakazi wo bita Bwiza emerance yaje gukabya inzozi ze, maze ubwo yasaga guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akagenda baganira ku bintu byinshi bitandukanye. Dore yuko Bwiza yagaragazaga nka zimwe mu nzozi afite zo kuzahura nk'umukuru w'igihugu. So muri icyo gihe kandi wo bita Bwiza muri 2024 yaje gusohora indirimbo afatanyije no bita Bruce Melody, indirimbo yitwaga Ongera. Ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane nuko bigaragara cyangwa se nuko byagaragara muri campaign bakoraga ubwo bamamazaga umukuru w'igihugu Paul Kagame, aho bajyaga bose. Ni indirimbo yabagikunzwe n'abantu benshi haba no kuri YouTube. Ni indirimbo ifite views nyinshi cyane amamiliyoni amaze kureba iyi ndirimbo. Ni indirimbo yamufunguriye amarembo, ni indirimbo yamugejeje ku rundi rwego, ni indirimbo yerekanye yuko Bwiza ashoboye, ni indirimbo yamukinguriye amarembo haba mu buyobozi bukuru bw'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange no muri industry music ye muri kariyeri ye. So mu minsi mishye rero ishize nubwo bita Bwiza emerance yaje kubana none agirana ibiganiro na Ministry w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassador Nduhungirehe, maze baza kuba baganira ku muziki we ndetse aza kuba anamugaragariza yuko ari hafi kuba akora tour y'igitaramo. So iyi tour rero azaba akora azenguruka igihugu, akaba ari nayo iteganyijwe yuko azaba asora akume cyangwa se abantu benshi barushaho kuyimenya. Utundi tuntu tarusi kuri Bwiza emerance nuko amashuri ye
amashuri ya primaire yaje kuba ayiga muri primary school at Kigali Harvest, aza kuba akomereza mu cyo bita St Joseph High School, aza kuba ajya kandi mu cyo bita St Bernadette, maze amashuri ye secondaire aza kuba yarangiza mu cyo bita St Aloys High School Rwamagana. Muri 2020 yaje kuba atangira kaminuza mu cyo bita Hospitality ndetse na Tourism Management mu cyo bita Mount Kenya University, maze aza kuba abisoza byose. Ibindi bintu utaruzi kandi ko bita Bwiza Emerance buriya nuko avukana n'abana bane mu muryango, akaba ari we mukuru, akaba yaratangiye kariyeri ya music akiri umwana muto cyane, ariko yatangiye aririmba muri korali z'abana ndetse akaba yarabikoraga akiri umwana ku myaka y'8 aribwo yatangiye kugaragara muri izo korali. So guys, my people, reka ngushimire kuba ubana nanjye umunsi ku munsi, kangushimire kuba udahwema kunkurikira, kora subscribe hepfo nimba ukurikira cyangwa se ukunda ibyo nkora kugira ngo n'ibindi biganiro bye bibashe kukugeraho. Keep watching my video.